ndabasuhuje nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Turamahoro, turashima, ndizera ko namwe mutwumva mwese muri amahoro. Kandi ufite ikibazo ihangane, icyo nababwira cyo nuko umwami wacu ariho kandi aracyari ku ngoma. Muri kano kanya ntabatindiye n'ubundi, reka twifuje kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Dufite umuvandimwe wacu, ntabwo akiri umushyitsi, n'umusangwa Patrick. Reka aze agire icyo twigisha cyangwa agire icyo tuganiriza mu ijambo ry'Imana. Ndabarikira mwese rero kugira ngo udutebe twanyu mutwicareho, mutege amatwi mwumve, kandi buri wese ndamwifuriza kugira ngo agire icyo akuramo kimwungura muri ubuzima cyangwa muri uyu mubiri turimo, kubera ko tuba tuhari uyu munsi wa none, ariko ntawamenya buriho uyu munsi uhumeka, ariko mu kandi kanya bikarangira. Kandi turabwirwa ko tugomba kwitegura kugira ngo isaha yose turamutse tuvuye muri uyu mubiri tuve mu mubiri dutunganiye umwami wacu. Reka rero ntatinze muhe akanya, nuko tuganire umwami kandi aduhana umugisha twese. Ya mushiki wacu urakoze cyane, Imana iguha umugisha Eveline, kubwo kubana nanjye, kandi twese Imana ikomeze kuduha umugisha. Icyo dusabwa ni ukwemerera umwuka wera ari wo mufasha Imana yaduhaye kugira ngo akorere mu mitima yacu, kuko umwuka wera burya akora umurimo ukomeye, niwe utwemeza icyaha agatuma twihana. Reka rero duce bugufi dusenge, kubw'ikigwa cyacu tugiye kwiga gifite umutwe utubwira ngo kwigana Imana nk'abana bakundwa. Kwigana Imana nk'abana bakundwa. Reka rero duce bugufi dusenga Imana. Mwami Imana yacu, gitare kisungwa n'amahanga yose, bwugamo bw'umugaru, nje imbere yawe kwa kundi unzi, ndetse n'abandi bose bazatwumva, kugira ngo dusenge tugusaba kugira ngo dukize indwara ari ikomeye y'icyaha, kugira ngo tukwigane tugendere ku kuri kw'ijambo ryawe, maze twese tuzaboneke mu banesha. Mwami Imana yacu rero, turagushima ko waturemye mu ishusho yawe, kandi ubu ngubu iyo shusho yawe nubwo yari yangijwe n'umwana Satani, ariko watanze Yesu Kristo kugira ngo aradupfira, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ikintu gikomeye wadukoreye, ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni urukundo rukomeye, ubishimirwe. Ngaho rero ngwino ubane natwe kugira ngo aya magambo yawe tugiye kuvuga turuta imyaka, Mwami Imana, abanza duhindure, kandi n'abazayumva nabo abahindure, bityo twese tuzishimire kubana nawe mu bwami bwawe. Twagusaba byinshi, turakwinginze ngo ibyo ubona byatugirira umumaro, byazatuma tuboneka mu bwami bwawe, ari byo duhana n'abakwizera bose mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Umwana ku mubyeyi wese, ku babyeyi bafite abana, twese twarabyawe, n'abatubyaye nabo barabyawe. Umubyeyi wese aba afitiye urukundo umwana we. Muzarebe iyo umupapa ateruye umwana, amuterera hejuru, ari kumukinisha, aba yizeye yuko rwose sahari ashobora kumusama. Yewe niyo yaba ari ahantu ashaka gusimbuka, samubwiye ati, cyangwa mama wamubwiye ati simbuka ndagufata, aba byizeye rwose ko ari bumufate. Rero natwe turi kubwirwa na data wa twese ko tugomba kwigana Imana nk'abana bakundwa, tugomba kumwigana. Reka rero dusome mu Befeso igice cya 5 duhereye ku murongo wa mbere, twumve amagambo arimo uko atubwira ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe, nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye,
ahubwo mushime Imana, kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo, nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Imana itugirire neza. Nsomye ahantu harehare ariko harimo amagambo yumvikana. Ndamutse ntashyizeho n'ubusobanuro uko mbyumva ijambo buri muntu wese, niyo mpamvu nasabye umwuka wera kugira ngo akorere muri twebwe, adusobanurire buri jambo ryose riri hano, kuko mba ndi kuganira n'abantu bamwe bazi gusoma, banasomye Bibiliya, ariko ijambo buri ku mwana w'Imana buri munsi uko yibukijwe, uko yongeye kuryumva, umwuka murimo aryumva bundi bushya, rikamubera rishyashya. Rero ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, ari naho nakuye uyu mutwe w'ikigwa cyacu tugiye kuganira. Rero Imana idufashe kugira ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Wayigana ute? Kuyigana no kugendera ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ku byo yahumekeye abakozi bayo bakandika, ku byo yandikishije. Imana yaremye izi juru n'isi ikoresheje ijambo. Rero bavandimwe nshuti z'Imana, mukunda Imana, twigane Imana kugira ngo buri muntu wese azaboneke mu banesha. Nicyo gituma rero hano turi gusoma ku murongo wa 14, ntago ndagenda nsubiramo ijambo ku ijambo, ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Matayo igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza kwa 14 hari amagambo kuba umucyo w'isi. Ntago nge shobora kumurika nkuko nkunda kubivuga Kristo atari muri ngewe. Ntago nshobora kuryohera abantu cyangwa kuba umunyu uryohera abantu Kristo atari muri ngewe, kuko niwe byose. Rero biragusaba nanjye biransaba kugira ngo nigane Imana. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Niyo mpamvu ahagaze ku rugi akomanga kugira ngo niwumva ijwi rye agukomangira ukingura urugi
maze musangire. Reka kuri iki gihe abantu bafite ukuntu bigana, umuntu akigana, usanga arivuga ngo jyewe uriya runaka niwe cyitegererezo cyanjye, umuntu agahitamo umuntu runaka yabonye azi ko akora ibyiza kuri iyi si. Ariko ni byiza kugira uwo ureberaho, ariko nta cyitegererezo bana b'Imana mu mwana w'umuntu twahawe. Nta cyitegererezo mu mwana w'umuntu twahawe, keretse Kristo wenyine niwe cyitegererezo twahawe. Rero muvandimwe, inshuti yanjye, ndakwingingira kwitegereza, kurebera ku Mana, twigane. Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa. Umuntu nta cyiza wamubonamo, ushobora kukibona mu isi, ariko ijuru rifite uko ribona uwo muntu. Rero twigane, icyo dusabwa ni ukwigana Imana nk'abana bakundwa. Reba, umuntu yigana umuntu, kuvuga nkawe, kugenda nkawe, gukora nkawe, ariko ibyo byose ntabwo ariko bikwiriwe. Tugomba kwigana Imana nk'abana bakundwa. Reka dusome mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere. Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere, twumve niho duheraho. 12 umurongo wa mbere, twumve uko havuga. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Dutange imibiri yacu, twigane Imana nk'abana bakundwa. Ngo nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu. Ibyo rero nibyo bidukwiriye bavandimwe. Ngo kandi ntimwishushanye. Kwishushanya, narindemo mbabwira, umuntu ashobora kwigana, kwishushanya, agashaka kwigira uwo atari we, cyangwa umuntu akavuga n'ibitamurimo. Birashoboka, ariko no kubera umwana Satani. Ubundi umwana w'Imana wese yagakwiriye kuvuga ibintu bimurimo. Rero biragusabwa kugira ngo muvandimwe wanjye twe kwishushanya. Kwishushanya ni bibi. Hari abantu benshi turi bugereho bagiye bishushanya, bikabagiraho ingaruka mbi. Ngo ndababwira, umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Twe kwifata uko tutari. Twe kwifata, we kwifata uko utari muvandimwe, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo.
umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi, duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarane umwete, ugira imbabazi azigira nezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka, muhorane n'ibyiza. Kuko kubyo gukunda bene data, mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Kubw'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Bavandimwe, aha hantu ku bantu bazagira umwanya uhagije, iki gice cya 12 muzagisome mukirangize, mwumve uburyo abana b'Imana dukwiriwe gutanga. Ufite iyo mpano yo gutanga, ufite iyo kuririmba, ufite iyo kwakira abashyitsi, uwo wose akore uwo murimo ashyizeho umwete, bikitwa none. Nuko rero kwigana Imana nk'abana bakundwa ni ikintu gikomeye cyane, ariko byose dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, kuko niwe wenyine wadushoboza. Reka dusome mu Baheburayo igice cya 13, twumve ukuntu hatubwira, maze dukomeze twigana ijambo ry'Imana. Kandi Imana mwese ibaha umugisha kubwo kuzakurikirana iki kigwa tuba turi kwiga, kugira ngo twese hamwe tuba abagenzi, twe kuba ibyapa biyobora abantu bigasigara bishinze aho ngaho, kuko byo ntago bigendana n'abantu, ahubwo bisigara aho ngaho ariko bikayobora abantu. Rero turifuza kuzaboneka mu banesha. Reka dusome Abaheburayo 13 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Hari kutubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo ko yari ari ejo, n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Ntimukayobwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo batabagiriye umumaro. Mwibuke ababayoboraga kera. Reka dutekereze nko kubavanye ubwoko bw'Imana muri Isirayeli, muri Egiputa, abavanye ubwoko bw'Imana muri Egiputa, uburyo Mose yari umuntu na Aroni bagiye bagakora ibikorwa bikomeye cyane. Muribuka Mose yari umuntu uvuga ati, Mana rwose nge nta jwi ryiza mfite, ariko Imana iramubwira ati, ni nge uyobora ayo majwi, ni nge nyatanga, ni nge ugobotora ururimi, genda nzabana nawe. Ariko kubera impamvu yari yerekanye, byatumye imuha Aroni, barakorana. Burya muri uyu murimo gukorana nabyo ni ngombwa. Tugomba kuba ingingo za bagenzi bacu nk'uko twanabisomye mu Baroma. Ni ukuvuga ngo umuntu wese akazana impano ye ntoya, nanjye nkazana iyanjye ntoya, maze tukabikoreshereza umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo burya beto
igizwe n'ibintu byinshi. Hari amazi, hari umucanga, hari ibyuma. Ibyo byose bigombe kuba birimo kugira ngo ibintu bibe bikomeye. Rero bavandimwe banjye, mwibuka abatuyoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Ni ukuvuga ngo bari bafite kwizera, bari bafite. Tekereza Aburahamu kugira ngo akurwe mu gihugu yari arimo cy'iwabo ajyanwa ahandi hantu kandi agende yizeye. Tekereza Nowa kugira ngo akoreshwe kubaka inkuge atarabonaga inyanja, ariko abikore mu kwizera kandi barokokere mu nkuge. Natwe rero bavandimwe, kwigana Imana nk'abana bakundwa ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo twigane, twitegure kuzajya kubana na Data wo mu ijuru. Rero biragusaba imbaraga, biragusaba kugira ngo uhore uzirikanira ijambo, biragusaba kugira ngo wigire ijambo ry'Imana. Bibiliya ihora itubwira ni ijambo ry'ukuri, kandi Kristo niwe waryandikishije, niwe kuri n'ubugingo. Rero biragusaba ngo utugendere mu nzira ya Kristo, kuko niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nta ujya kwa Data namujyanye. Rero uwo Kristo nta wajya atamujyanye. Biragusaba kugira ngo ugendere ku kuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo umenye uburyo umuntu w'Imana agomba kugira ngo azaboneke mu banesha, abone kuba mu bwami bw'Imana. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya 4. Abakorinto ba mbere igice cya 4, ndahageze umurongo wa 15. Reka bariwo duheraho. Ni amagambo meza ari kutubwira ngo kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite baso benshi. Ninjye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Ni Pawulo wavugaga. Pawulo murazi uburyo yakoze umurimo w'Imana, yagiye ajya ahantu henshi agakora umurimo w'Imana, aho berekana yagiye azenguruka, nta hantu atageze azenguruka. Tugomba kwigana umuntu wagiye ukora ibyiza, ariko umukuru twabwiwe ni ukwigana Imana nk'abana bakundwa. Ngo nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Nicyo gitumye mbatumaho Timoteyo, umwana wanjye nkunda, ukiranukira umwami wacu. Azabibutsa inzira zanjye zo muri Kristo, nk'uko nigisha hose mu matorero yose. Ariko bamwe barihimbaza bibwira yuko ntazaza iwanyu, nyamara nzaza vuba, umwami nabishaka. Kandi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Mbese murashaka iki? Ko nza iwanyu nzanye inkoni, cyangwa ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza? Ni ukuvuga ngo uyu Pawulo wagombaga kwigirwaho, wabaye urugero rwiza. Ni ukuvuga ngo hari ibyo yari afite muri we, ariko hari n'abo yabazaga, mbese murashaka nzaze nzanye inkoni, cyangwa nzaze nzanye umutima mwiza w'ubugwaneza n'urukundo? Ni ukuvuga ngo bavandimwe, Imana n'urukundo, n'abagomba kuzaba mu bwami bw'Imana nuko tuzaba dufite urukundo. Mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 hari amagambo meza atubwira, udakunda mwene se yabonye ntago yakunda Imana atabonye. Dufite ikibazo mu isi kubera ko urukundo uyu munsi rwagenze neza. Hari urukundo undi hari icyo amucaho, hari icyo azamukorera ari gutekereza, ariko abana b'Imana tugomba kugira urukundo ibihe byacu byose. Reka rero dusome Luka nanone. Luka igice cya
cya 10, Luka igice cya 10, Luka igice cya 10 umurongo wa 33 aba ariho duhera twumve uko tubwira. Muzahasoma umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Wenda haruguru aho ngaho hari abagiye banyura kuri uwo muntu wari wakubiswe cyangwa wari wahuye n'abambuzi. Ibyo byose ni ibintu biriho kuri iki gihe. Umuntu mushobora gusengana akakunyuraho wagiriwe nabi, kandi nyamara muganira mu bantu ubona ibintu byose ari byiza. Reka dusome murongo wa 33. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Kuganira na Yesu ni ikintu cyiza cyane. Atanga ingero nziza kandi zifatika. Natwe muri ubu buzima hari abantu mushobora guhura bakakugirira nabi, ariko hari n'abandi mushobora guhura bakakwitaho. Kandi byose ibyiza umuntu akora azabihemberwa mu bwami bw'Imana. Kandi ibyiza umuntu akora burya ntago ari we ubyikoresha, ni Kristo buri muri we. Kuko ikintu cyose umuntu cyiza yagukorera cyangwa nagukorera cyangwa wankorera, atari Kristo bigushyizemo, mu mwana w'umuntu nta cyiza cyo kumuvamo. Niyo mpamvu turi gusabwa kwigana Imana nk'abana bakundwa. Rero nshuti za Yesu, uyu musamariya mwiza wagiriye imbabazi uyu muntu wari wahuye n'abambuzi, hari benshi bari bamunyuzeho, ariko uyu muntu w'Imana, Imana iramukoresha kugira ngo itabare uriya muntu wari wahuye n'abambuzi. Nanjye namwe rero, niba dushaka kuzaba mu bwami bw'Imana, twigana Imana nk'abana bakundwa, kuko Imana yaradukunze cyane, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri iyi si Imana izakubara nk'aho wari wenyine ku isi. Niyo mpamvu kora ibyiza bikitwa none, kora ibyiza, nkora ibyiza bikitwa none. Ni ukuvuga ngo nge shobora kukubwira nanjye ariko ndi kwibwira, kuko iri jambo nanjye rirandeba. Ushobora kwigana umuntu bitakurimo. Twabonye kwigana Pawulo, ariko hari umuntu ushobora kwigana umuntu ibintu bitamurimo, akavuga ati reka nigaragaze gutya, ariko atari ko bindi. Rero muvandimwe wanjye, shaka uburyo wigana Imana nk'abana bakundwa. Reka dusome Zaburi 146 umurongo wa 3 gusa. Haranditse ngo, ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umwuka we umuvamo, agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Hahirwa ufite Imana ya Yakoboho umutabazi, akiringira Uwiteka Imana ye. Bavandimwe, mureke twiringire Uwiteka Imana yacu, kuko yakoze ibikomeye. Buriya hari igihe umuntu avuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ariko uramutse uvuze uti kuko Imana yakunze wowe ukavuga izina ryawe, byatumye itanga umwana w'ikinege kubera ugashyiraho izina ryawe, wakumva kuri uw'agaciro.
Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Rero irinde kwishushanya, nanjye nirinde kwishushanya, kugira ngo twese hamwe bavandimwe tuzaboneke mu banesha. Turakomeje Matayo 23, Matayo 23 umurongo wa 3, twumve uko atubwira. Matayo 23 umurongo wa 3, twumve uko atubwira. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Tekereza kwigana umuntu uti ngewe rwose ndigana uriya muntu, cyangwa ugasanga umwiganye, uri gushaka kwigana umuntu wakoze ibyiza ariko wowe bitakurimo, cyangwa nanjye bitandimo. Reka ne kugira uwo mvuga nanjye nivuge, cyangwa bitandimo, ariko nawe turi kuganira kugira ngo wumve ko iri jambo rikureba. Ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Abo ni ba bantu bishushanya. Abo ni ba bantu ashobora kukubwira ibintu adakora. Bateruza abantu imitwaro iremereye batakozaho bo n'intoki. Imana itubabarire kugira ngo twe gukora ibi bintu, ahubwo twigane Imana nk'abana bakundwa. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru, ni data wa twese. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo mu iyi si yacu nta muntu ukwiriye kwitwa rabi, nta n'umuntu ukwiriye kwitwa data, kuko twabonye ko data ari umwe, ari Kristo. Twabonye ko umukuru ari umwe, ari Kristo. Bavandimwe, mureke dusabe Kristo aduhe guca bugufi, aduhe kuba abantu baciye bugufi. Burya intumwa zitoranywa na Yesu zari ziciye bugufi cyane, zabagaho mu buzima buciye bugufi, kuko umuntu ugiye kumuha mesaje ikomeye, ibyo azajya kuvuga ibunaka akagenda ashyira yishize hejuru, byari kuba ari ingorane, kubera ko bariya abana b'Imana bakoranye na Kristo, intumwa za Yesu zacaga bugufi kandi zakoreshwaga imirimo n'ibitangaza. Rero bavandimwe, twigana Imana nk'abana bakundwa, kugira ngo twese hamwe tuzaboneke mu banesha. Reka dusome Luka igice cya 18, Luka igice cya 18, guhera ku murongo wa 9, twumve uko atubwira. Haravuga ngo umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka, bagahinyura abandi bose.
ibi ngibi bikunda kubaho iyo umuntu azi ko hari agatambwe yateye, usanga ashaka gucira abandi urubanza, ugasanga mu by'ukuri yiyiringiye ubwe, akaca abandi bose akabashyira hasi y'ibirenge bye, kuko aba yumva ko hari akantu yashoboye. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Bavandimwe, ndakwinginga kugira ngo usabe Kristo, nanjye sabe Kristo abe muri njyewe, ne kuzacira abandi bantu urubanza, kuko uwo murimo atari uwanjye. Ni ugusaba Imana. Ntabwo meze nk'uyu mukoresha w'ikoro. Urumva ko yari yishyize ahantu hakomeye cyane. Nyamara mushobora guhura ari kuvuga amategeko n'ibintu byinshi bitandukanye nk'uko nawe yabibonaga, ariko mu by'ukuri acira abandi imanza. Nyamara mu mutima we ijuru rifite ukuntu rimubona. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we. Muri kumva ko yabivugaga mu mutima ko atameze nk'umukoresha w'ikoro. Umufarisayo ahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa. Muri kumva yari afite ibyo, mu minsi 7 yiyiriza ubusa kabiri, yari afite ibyo yerekana. Ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Nawe uri kubyumva, nawe uri umwana w'umuntu ureba wavuga uti rwose nibyo. Ku murongo wa 13, naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kandi kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Bavandimwe, mutekereze namwe. Uriya yari afite ibintu agenda yerekana. Ntanga kimwe mu 10, niyiriza kabiri mu minsi 7, ariko ibyo byose ntago yabonye igisubizo cyiza. Umuhuye ari ahantu muhurira wavuga uti rwose uyu ni icyitegererezo cyiza. Nyamara Uwiteka we yaramubonaga. Ariko uriya mwana umukoresha w'ikoro aravuga ngo sinari nkwire kubumbura cyangwa kubura amaso yanjye ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gatuza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Nanjye buri gihe muransaba Imana, nkumva ndi umunyabyaha, nyisaba Mana mbabarira ibyaha byanjye, kuko ni uburwayi bukomeye bwantandukanya n'urukundo rw'Imana. Ariko muransaba Imana nti, Mana mbabarira umpe kugira ngo nzaboneke mu banesha. Ngwino uture muri njyewe. Uhagaze ku rugi urakomanga. Ndifuza ko nanjye Mwami Imana ngukingurira ukinjira mu mutima wanjye. Reka dusome Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 1 aba ariho duhera. Twumve amagambo meza. Hashize imyaka 14 nsubira kuzamuka njya i Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba, njyana na Tito. Njyanyweyo n'ibyo nahishuriwe, nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga. Icyakora mbubasobanurira abakuru bashimwa,
twiherereye ngo ntirukira ubusa, cyangwa ngo mbe narirukiye ubusa. Nubwo Tito twari kumwe ari Umugiriki, ntibamuhatiye gukebwa, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Bavandimwe, nshatse gusoma aha hantu kubera ko mu bana b'Imana, nk'uko tuzi umugani w'abakobwa 10, harimo 5 b'abanyabwenge kandi harimo na 5 b'abapfapfa. Mu by'ukuri ufite ukuntu bireba bahagaze imbere yawe bose, cyangwa twese turi kuramya turi imbere y'Uwiteka, waza ukankoraho cyangwa nkagukoraho, nkabona kuri icyitegererezo. Ariko byari ibintu bikomeye. Uyu rero Pawulo yaravuze hari binjiye mu buryo butazwi b'indyarya. Hari abantu rero dushobora kwizera, cyangwa umuntu akizera undi nyamara ari kwizera indyarya. Mwibuke Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12, hatubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'indyarya zirimo n'ababeshya. Imana ibiturinde kugira ngo tugire ukuri kw'abana b'Imana, maze twese tuzaboneke mu banesha. Ngo ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya. Muri kumva se abo bantu b'indyarya si bene se? Siko Pawulo ari kubivuga. Birakomeye. Iby'Imana bidusaba kuba maso no gusenga kugira ngo Imana iturinde kuba indyarya, ahubwo tuba abana b'Imana kugira ngo buri muntu wese azabeho anesheje, azabeho akorera ijuru, kugira ngo twese tuzabeho mu banesha. Reka dusome Luka igice cya 11, Luka igice cya 11 umurongo wa 46, twumva uko hatubwira. 46 twumva uko hatubwira. Hari kutubwira ngo shebuja, Luka 11 umurongo wa 46, hari kutubwira, arambwira ati, Yesu ahana abafarisayo n'abigisha amategeko, arambwira ati, namwe abigisha amategeko muzabona ishyano, kuko mwikoreza abantu imitwaro idaterurwa, namwe ubwanyu ntimuyikozeho n'urutoki. Bavandimwe, iri jambo niba ryaraduhinduye, dusaba Imana kugira ngo idufashe, iduhe kudateruza abantu imitwaro twebwe tudashobora gukozaho intoki zacu. Kuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ibintu ariko atabikora. Ariko dusabe Kristo kugira ngo aduhe imbaraga, adushoboze, twihane ibyaha, buri muntu wese azaboneke mu banesha. Reka dusome Ibyahishuwe 2. Ibyahishuwe 2 ari amagambo meza arimo atubwira iby'amatorero, amatorero tuzi 7. Ibyahishuwe 2, reka duhere ku murongo wa 1. Hari amagambo, urwandiko rwandikiwe abefeso. Wandikire marayika w'itorero rya muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Nzi imirimo yawe. Uwiteka azi imirimo yacu, n'ibyo dukora twiherereye Uwiteka arabizi. Nzi imirimo yawe.
n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Ibyo ngibyo ni umugisha kuri iri torero ryari rizwiho. Ntago bashoboraga kwihanganira abantu b'abanyangeso mbi. N'abiyitaga intumwa ye bagombaga kubamenya atarizo, abari bafite amaso areba. Niyo mpamvu mu Byahishuwe igice cya 3 ku itorero rya Laodikiya tubwirwa amagambo atubwira ngo muze tujye inama, niko Uwiteka avuga, mungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, mwambare imyambaro yera yo gukiranuka, kandi mungureho n'umuti wo gusiga ku maso. Ibyo bintu bitatu umugenzi wese arabikeneye, kandi icyo gihe iyo umaze kubibona ibyo byose, n'Uwiteka yahagaze ku rugi akomanga, urakingura akinjira iwawe mugasangira. Rero aba bantu abagize iri torero bari abantu bazi kureba kure, bari abantu bahumutse, bazi kureba abantu b'indyarya, bazi kureba intumwa zitarizo z'ibinyoma. Ku murongo wa 3, uzi kwihangana kandi wirengagije warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Kwihangana burya ni ikintu kidukomereye. Nidusoma Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 5, kwizera mukongereho kumenya, nimugera ku murongo wa 8 muzagenda muhasoma muhumve, kuko nta gihe kinini tuba dufite. Aho ngaho muzagenda muhabone ibyerekeranye n'ingeso za gikristo, z'umukristo ushaka kujya mu bwami bwo mu ijuru, no kwihangana birimo. Aha rero iri torero ryarihanganaga cyane, ariko rizigira izina ry'Imana. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nubwo bashimwe haruguru, bashimwe, ariko bafite icyo bagawa. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nk'uri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Bavandimwe, kureka urukundo abana b'Imana bashaka kuzaba mu bwami bwo mu ijuru. Mureke dusabe Kristo aduha urukundo, kandi urukundo sinarugira ntatuye Kristo atatuye muri njyewe. Zakayo yuriye igiti, maze Uwiteka aramureba atururuka, Zakayo, kuko ndi burari wawe, ndarari wawe. Abantu abigishwa baravuze, n'abandi bari baraho, batagiye ku munyabyaha, dore agiye ku muntu umeze utyo. Ariko Uwiteka yari yaziye umunyabyaha nkanjye. Umudamu wafashwe asambana nawe yageze mu biganza bya Yesu. Buri muntu akoze hasi asanga ibyaha ni byose, baragenda. Uwo mudamu abwirwa na Yesu, ijambo ukeneye nanjye nyene, genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Babaye inshuti, agira urukundo, amumenaho amavuta y'agaciro. None njyewe nawe bavandimwe, mwaretse tugakundana. Dusabe Kristo ature muri njyewe, nawe ature muri wowe, tugire urukundo rw'abana b'Imana, kuko Kristo ni gahuza miryango. Ni nayo mpamvu mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 harimo urukundo uko rugomba kuba rumeze: rwihanganira byose, rubabarira byose, rwizera byose, ntirubona ikibi ku bantu. Ubwo se ndabishoboye, urabishoboye. Imana imbabarire, nawe kubabarire, iture muri twebwe, iduha urukundo rw'abana b'Imana. Rero ahangaha iri torero ryari rifite ibintu ryagawe, urukundo rwa mbere bari bararwibagiwe. Ariko icyo basabwa ni ukwihana, nk'uko nawe nanjye tubisabwa, kugira ngo twihane indwara y'ibyaha, maze tuzabona ubugingo buhoraho. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Imana itugirire neza. Muvandimwe wanjye,
shaka uburyo ushaka Imana, nanjye shaka Imana, maze tuzaboneke mu banesha. Igana Imana nk'abana bakundwa. Rero hariho abantu biyoberanya atari ko bameze, kwiyoberanya. Rero twebwe abana b'Imana dukwiriye kuba mu Mana neza kugira ngo tuzaboneke mu banesha. Abakorino ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 14, igice cya 6. Abakorino ba kabiri, Abakorino ba kabiri, ndi hafi gusoza igice cya 6, kandi mwakoze kwihangana kubw'ijambo ry'Imana. Igice cya 6 umurongo wa 14 haranditswe ngo, Abakorino ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 14 haranditswe ngo, ibyo kutifatanya n'abatizera, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya babandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Bavandimwe, amagambo y'Imana ni ukwibukiranya. Turi kwiga, nanjye ndi kwiga. Ntimukeke ko ndi kubabwira nanjye niretse. Nanjye iri jambo rirandeba. Nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya babandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Burya iyo wigana Imana nk'abana bakundwa, Kristo ahora bari muri wowe. Imana ihora iri muri wowe, ikorera muri njyewe, ikavanamo kamere, ikakuvanamo kamere, kuko dufite kamere. Ariko iyo twizeye Kristo, bya bindi byose abikuramo, maze umwana w'Imana akabashyitse rwose. Uwiteka agakorera muri we, agatura muri we, akagendera muri we, akaba Imana ye, natwe tukaba ubwoko bw'Imana. Muvandimwe, bavandimwe banjye, mureke dusabe Kristo aho twagiye tugira intege nkeya, aho tutagiye twigana Imana nk'abana bakundwa. Dusabe Kristo atubabarire, dusabe Kristo yongera tugirire impuhwe, kuko aracyari ku ntebe y'imbabazi, aracyari ku ntebe ateze ibiganza. Jyewe w'umunyabyaha, nawe niburi nkanjye, we Kristo akaba ari yarakuziye, aragusaba ngo ngwino, yemwe abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, Uwiteka arabyeza bigahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Rero bavandimwe, turasabwa kugira ngo tube maso, tutishushanya, kugira ngo buri muntu wese ahagarare ashikamye. Reka twigane Imana nk'abana bakundwa. Turangiriza kw'iri jambo mbabwiye riboneka mu Bakorino ba kabiri igice cya 6. Nuwigana Imana nk'umwana ukundwa. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ndangije mbifuriza kuba ubwoko bw'Imana. Ndangije mbasabira kugira ngo Kristo ature muri twebwe, kuko Kristo yatuye muri njyewe nawe, ubicyaremwe gishya. Kamera yikuramo, hakabamo imbuto z'umwuka, byose bivamo, akaba ari usigara murika. Ntaba ari njyewe ukiriho,
ahubwo kirisito akaba ari uba muri njyewe. nkaba umunyu kubera ko kirisito ari muri njyewe. nkaba urumuri, umucyo, kuko kirisito ari muri njyewe. ntabaye muri kirisito, kirisito atari muri njyewe, ntago namurika, kuko nta cyiza kiboneka mu mwana w'umuntu. Reka rero dusabe kirisito kugira ngo adushoboze kuba abana bigana Imana nk'abana bakundwa, kugira ngo ature muri twebwe, agendere muri twebwe, abe Imana yacu, maze buri muntu wese azaboneke mu banesha. Reka rero bavandimwe bashiki banjye bari hirya no hino ku isi mu migabane ine y'isi, twese dusabe kirisito adushoboze kandi atubabarire intege nke twagiye tugira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tumenye yuko iri jambo umuntu wese akwiriye kurivuga yibwira, abwira na bagenzi be, bityo umuntu wese azaboneke mu banesha. Buri muntu wese mwifurize kugira ngo Imana igendere muri we, ikorere muri we, maze babe Imana itubere Imana yacu ibihe byose, ubuzima bwacu bwose, umubiri n'umwuka n'ubugingo byezwe, bye kubaho umugayo, bityo buri muntu wese azaboneke mu banesha. Reka rero ndangiza ariyo misabire yanjye mbasabira, kugira ngo twese hamwe tuzabane mu bwami bw'Imana, tugirane urukundo, tugirane imbabazi, kuko biragoye kubabarira, ariko kirisito ari muri twebwe dushobora kubabarira. Umwana w'ikirara yaragurishije ibintu byose, ariko agarutse kwa se, ntago se yigeze avuga ngo bya bintu biri he, ahubwo kirisito yaraje kugira ngo njyewe nawe aduhindure ubwoko bwe. Reka rero tumusabe aduhindure ubwoko bwe, ature muri twebwe, agendane natwe, akorere muri twebwe, maze twese tuzaboneke mu banesha. Niyo misabire yanjye nabasabira mu izina rya Yesu. Amena, amena. Murakoze.